ubwo iyo radiyo nyikoreyeho nza gukora indirimbo yitwa Bugwate. Indirimbo nari ifatanyije n'undi muvandimwe, iyo ndirimbo barayikunda cyane, uwo bita Fata ku Mavuta. Iyo ndirimbo ayumvishe, icyo gihe habaye show. Iyo show yahuje Safi Madiba, ihuza Marina, ihuza na Quenica, baza kudutaramira. Icyo gihe nakoraga kuri radiyo. Ubwo ndaririmba, maze kuririmba baravuga ni uyu mwana ntabwo twatuma ino mpano ye isinzirira hano mu ntara. Baravuze ni uyu mwana ngiye kumufasha ajye muri The Main. Badirama yarahari arabyemeza, ubwo mba ndasezeye. ahubwo ni byange bikunde ikintu cy'igitangaza kimbayeho, ngiye kugerageza ndebe koko ko icyo kintu ayo ugerageza amahirwe yose. Ayo mahirwe reka nyabyaza umusaruro, kuko ngewe numvaga indoto zanjye ari ugukora umuziki kuruta uko naba umunyamakuru. Gusa acuruza n'imyenda. Ubaye ushaka imyenda cyane cyane igitsina gore cyangwa se abakobwa, niko kazi kanjye ka buri munsi nanone mba ndimo. Ukomoje ku kantu ko kuba ucuruza imyenda, ariko ababibonye mu gutangira hari video yawe akantu kagaragaye wambaye umwenda udasanzwe. Uwo mwenda ni wowe wawukoresheje? Uwo mwenda wawuguze ukoze gutyo? Ntabwo mbasha kubisobanukirwa neza, najya nabyo ubidusobanurira. Innovation Smart TV. Yes, reka nongere ngusuze aho dawema kudukurikirana no kuri Innovation Smart TV. Mwibisanzwe rero murabona yuko natumiye umusore wambaye neza, umusore usa neza. Amakuru kiyawe? Meze fresh. Umeze neza kabisa cyane. Ndagira ngo ubanze wibwire abafana bacu. Uwo nakunze yabaye amashuka, uri wese arashaka kumwisasira. Ingaruka z'icyaha zizamutera icyasha, nadahinduka zizamutera icyasha cy'ubuziraherezo. Uwo nakunze yabaye amashuka, uri wese arashaka kumwisasira. Ingaruka z'icyaha zizamutera icyasha, nadahinduka zizamutera icyasha cy'ubuziraherezo. Ndagira ngo noneho ubwo warutangiye ubibwira nk'umuhanzi uza ubahereza kapera, ariko ndashaka noneho ubibwire ku mazina yawe. Nitwa Nixon. Ku mazina y'ubuhanzi. Nixon, ku muntu waba mubonye bwa mbere, ubundi Nixon ni muntu ki? Nixon ni umunyamuziki uririmba injyana ya Afrobeat, R&B. Niko kazi kanjye kanyako, umunyamuziki. Gusa acuruza n'imyenda. Ubaye ushaka imyenda cyane cyane igitsina gore cyangwa se abakobwa, niko kazi kanjye ka buri munsi nanone mba ndimo. Ukomoje ku kantu ko kuba ucuruza imyenda, ariko ababibonye mu gutangira hari video yawe akantu kagaragaye wambaye umwenda udasanzwe. Uwo mwenda ni wowe wawukoresheje? Uwo mwenda wawuguze ukoze gutyo? Ntabwo mbasha kubisobanukirwa neza, najya nabyo ubidusobanurira. Uyu mwenda nawuguze Nairobi. Nawuguze ukoze gutya. Icyane kugura uyu mwenda nabonaga ari itandukaniro mu myenda njya mbona street. Ndavuga uyu mwenda nkujyanye i Kigali abantu bawukunda. Ndavuga uyu mwenda reka nkugure, ndawukunda ndawugura. Icyiza nuko nawubonye nta wundi bisa. Ubaze agaciro k'uwo mwenda wambaye kangana gute? Urahenze, wagaze amafaranga menshi. Ubwo bivuze ko kubona nabyo bitoroshye? Ntabwo byoroshye, abazawushaka bazabigusobanurira. Nixon yaje mu muziki ryari? Naje mu muziki 2018. Mbasha gukorera kuri radiyo
y'abaturage y'i Karongi yitwa Isangano. yego. Ubwo iyo radiyo nyikoreyeho nza gukora indirimbo yitwa Bugwate. yego. Indirimbo nari ifatanyije n'undi muvandimwe, iyo ndirimbo barayikunda cyane, uwo bita Fata ku Mavuta. Iyo ndirimbo yumvishe icyo gihe habaye show, iyo show yahuje Safi Madiba, ihuza Marina, ihuza na Quenica, baza kudutaramira. Icyo gihe nakoraga kuri radiyo. yego. Ubwo ndaririmba, maze kuririmba baravuga ni uyu mwana ntabwo twatuma ino mpano ye isinzirira hano mu ntara. yego. baravuze ni uyu mwana ngiye kumufasha ajye muri The Main. Badirama yarahara arabyemeza. Ubwo nuko nguko umuziki numvishe nkukunze, ndavuga bya bintu ushobora kuba mbikeresa ariko ari ibintu bizangirira akamaro. yego. Nuko nguko nahise nkunda umuziki, ndavuga ni iki ni ikintu cyo guha agaciro mu buzima bwanjye. Mu by'ukuri se ko numva baba barakwemereye iyo sapoti, baba baraje kuyiguha cyangwa byarangiriye aho ngaho? Iyo sapoti urumva nari umunyamakuru mpita asezera ku kazi, ndavuga basi mbonye promo, mbonye ikintu cy'agaciro kije kwiyongera mu byo nkunda mu muziki wanjye. Ndavuga ni ndasezera kuri radiyo, ndavuga ngiye gukorera i Kigali, ngiye gufashwa, ngiye gutera imbere muri muzika, kuko muzika numvaga ariyo mbaduko yanjye, numvaga aricyo kintu ntekerezaho buri munsi, numvaga aricyo kintu nkunda. Ndazamuka nzi Kigali, ubwo mba ndasezeye. ahubwo ni byange bikunde ikintu cy'igitangaza kimbayeho, ngiye kugerageza ndebe koko ko icyo kintu ayo ugerageza amahirwe yose. ayo mahirwe reka nyabyaza umusaruro, kuko ngewe numvaga indoto zanjye ari ugukora umuziki kuruta uko naba umunyamakuru. yego. Ubwo ndatega nzi Kigali, ndasezera kuri radiyo, ndavuga abantu twakoranye cyatunagikorana, mbonye promo namwe mwabyumvishe kuko mwari muhari. yego. tugiye gukorana na The Main iyobowe na Badirama. yego. Ubwo nageze i Kigali, Fata ku Mavuta nari ifite nimero ze, nkajya muhamagara akambwira ariko ubundi urambaza iki sha? urumva niba narakwemereye ko nagushyira muri The Main, wakwitonze ko nzakubwira. ubwo rero guhora wahamagara umuntu akwiryaho, uhita uvuga ni n'ubundi ntabwo bigikunze ibyo nsezeranyije, ndabona bitagikunze. iyo umuntu mukorinze rimwe kabiri gatatu, uhita umenya ko iyo gahunda ibaye fail. yego. bishatse kuvuga ko ubwo mu by'ukuri nubwo Fata ku Mavuta yari yakwemereye ako kantu ko kugufasha, ariko ntabwo ariko byaje kugenda. ntabwo ariko byaje kugenda, ntabwo yabikoze nk'uko yabyemeye. yego. kandi mu by'ukuri wowe ukimara kuza i Kigali wumvaga yuko ari ibintu bishoboka, kuko bitewe n'uko wari ufite icyizere byatumye usezera ku kazi uza ari uje kureba, ariko nyuma ntiyabyitaho. nyuma y'uko se ntacyo akumariye cyangwa atitaye kuri ibyo bintu byawe, nkawe basi wowe nyiri ibintu waba warahisemo kuba wakora iki? nyuma y'uko sezera nkavuga ngiye gukora umuziki, bikarangira bidakunze, bitagenze neza, ntabwo natambikiriye, nakoze umuziki n'ubundi nabaye umuririmbyi w'ibisope, nkajya nkorana na ba Safari Zaki. yego. ariko nkaririmba indirimbo zanjye. yego. ntabwo nigeze nkora mu bisope indirimbo z'abandi. ntabwo wigeze ukora usubira mu z'abandi. naragendaga bakancurangira, nkaririmba ni rwa rukundo, nkaririmba Bugwate, nkaririmba Stay, nkaririmba nari ifite icyo gihe indirimbo 3. ese mu by'ukuri namwe b'abahanzi uba usanga ubundi mukiri nk'abandagrawundi cyangwa se mukizamuka, ubundi kuriya muririmba mu tubari barabishyura cyangwa muba muririmbira ubuntu biraho? iyo ushaka promo, yego, iyo ubonye ukwishyura urakora n'ubundi akaba ari ayo mahirwe, ariko niyo ubonye umuntu
kutakwishyura ariko ubona ari ikintu cyagira aho kikuvana naho kikugeza ukora wowe ugira ngo ugaragaze ibintu byawe. yego Yeah. bo kuva watangira umuziki hari ibintu ushobora kuba warungutse cyangwa se warahombye? kuva watangira n'ibiki waba warungutse muri uyu muziki? Ikintu nungutse koko guhomba byo nta kintu nahombye ahubwo narungutse. yego Ikintu nungutse amafaranga. yego Kuko amafaranga nakoresheje indirimbo zose kuva nakora iya mbere nayakuraga mu muziki. yego Ntabwo nayakuraga mu bindi ngo nyajyane, oya, ahubwo nakoraga show akuramo amafaranga nkayashyira mu muziki. Nicyo kintu nungutse. yego Yeah. hari abantu bavuga ngo umuhanzi kuko aririmbye ibi akaririmba ibi muri video ze agasohoka ibintu bimeze gutya ngo ubwo nawe niko ateye. ibyo bintu uhamanya nabo? Jewe icyo mamya cyo umunyamuziki yego ashobora kuririmba yego ibintu situwasiyo arimo. yego Situwasiyo arimo niba mbona cyangwa se situwasiyo abona. yego Niba njyewe ndi mu buzima bubi nzaririmba true story iganisha ku buzima ndiho muri life ubaye. muri life mbayemo. yego Niba for example ndi kubona situation ndimo ahantu ndi location ndimo hari uburyo bari kwitwara, hari uburyo ibintu bitari kugenda neza, mfite kubihuzahuza nkakora indirimbo. yego mu bigaragara muba muri nk'abavugizi. Ni abavugizi ariko njyewe ikintu nakwisabira n'abantu bajye bakurikira imiziki turirimba. yego Bajye bayikurikira bumve inyigisho zirimo, kuko edayeri ishobora kuba njyewe ndi kwigira inama ariko nayigira n'undi muntu by the way. yego hari akantu bavuze yuko abahanzi uko bagenda barutana mu byiciro, ubu ku ntambwe yawe umaze gutera aho ugeze hari abari munsi yawe nabo bakizamuka, nawe hari abari imbere yawe bakizamuka. harimo akantu kuko ngo iyo mumaze kugenda muzamuka abari munsi yayo usanga iyo agusabye support kumufasha cyangwa kumwereka inzira byanyuzemo inshuro nyinshi mubaca amafaranga. hari igihe nabo baba ari abakene nta mafaranga bafite ariko ugasanga kugira ngo ugire icyo umufasha uri kumwaka amafaranga cyangwa se y'indonyi mu bundi buryo. ibyo bintu ntibijya bibaho? Ibyo bintu kuri njyewe buriya umuntu yemera ikintu bitewe n'ibyamubayeho. Njyewe wasabye ubufasha narabumuhaye kandi nta kintu namwatse, kuko urugendo rwa muzika ni imvune kandi iyo mvunwe ibonwa n'umuntu. Ntabwo wabona imvune z'ikintu utarimo. yego niyo mpamvu niba ushobora gufata urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru nta tike ari imvune z'icyo ukunda, ntabwo rero umuntu ugusanze ushaka ubufasha wamusaba sapoti. yego mu by'ukuri hari ikindi nigeze kumva barega abahanzi. umuhanzi umusaba yuko yazaza kuririmba ahantu yakwaka amafaranga wayamuha mbere bikarangira ataje. icyo kintu cyo kivugaho iki? Icyo kintu hari aho kigeze kiba ariko buriya akenshi ntabwo biterwa n'umuhanzi ahubwo biterwa n'abateguye iyo show. ese Nikiso hari ahantu twigeze guhurira ubwo nari naje kuha kamera ahantu bita muri Havana, ndumva kwavuga ntabanga ririmo. Ngiye nawe ubwawe twari turi muri Havana, hari umuhanzi bari watumiye, si ngombwa ko turi umuvuga izina ariko ni umuhanzi waryubatse umusitari. Urazi nijoro kugira ngo tumutegereze intambara habaye y'abafana, urabizi ko byagenze. Mu by'ukuri nawe uri mu bantu icyo gihe bambwiye ati nawe uzi ubwenge wafata kamera yawe, urabizi twari turi kumwe. Biriya bintu wowe nta kintu wabonye? Biriya bintu uko mbyumva nuko naje gutohoza amakuru, nuko wabibonye? Nuko nabibonye, uriya wari wateguye iriya show. Yego. Yayiteguranye n'undi muvandimwe ariko bashaka kugira ngo uwo muvandimwe aburiremo amafaranga ye azimiremo. Yego. Birangira bakinye deal na wa musitari. Yego.
bituma wa musitari bajya kumureba, aravuga umugore yabyanze, yanze ko njya kuririmba, yanze ko nza kubasho. Ntabwo umugore yamwangiye, ahubwo mbona ari kata bari bakinye kugira ngo barye amafaranga y'uriya muvandimwe. Njye mbifata nk'igikorwa kitari cyiza cyakorewe kiraje. Yego, banza ufate no ku kantu ariko usome, banza usome. Ibintu biriho hano kuri Innovation Smart TV. Mujye munywa, murye, munezerwe, mwishime. Ubuzima ni buto, but is life. Ubuzima ni buto. Life ibiri short man. Ubuzima ni short, buriya hari imitego umuntu asimbuka buri munsi, imitego ya buri munsi, ukavuga ni n'ubundi. Hari abantu bambwiye ngo mu buzima busanzwe mubabona usa na fireman. Ibyo bintu hari undi muntu wari wabikubwiye? Barahari benshi. Yego, hari fireman, hari Kalifan. yego, abo bantu benshi baravuga ngo turasa. yego, ya mu by'ukuri urumva yuko mu gihe umaze mu muziki umazemo igihe kinini, hari byinshi wagiye ubona, hari n'ibyo ukiri kubona. Ese mu by'ukuri wumva umuziki wawe ari icyo ugomba gukomeza gukora kugira ngo umuziki wawe ukomeze ugende neza nta kiwukomye mu nkokora? umuziki urahenze, ariko iyo uwukora ukunze ntabwo bihenze. Yego, kuko uyu muziki dukora ikidupushinga, ikiduha imbaraga ni urukundo rw'abantu, urukundo rw'abafana. Iyo umufana aguhaye urukundo, nawe ubwawe ugerageza kurusigasira. mbere na mbere urumva ko abafana bari mu bantu b'agaciro kuri mwebwe. Ni iki kintu kigeze kukubabaza bwa mbere mu muziki? Ikintu kigeze kumbabaza mu muziki, yego, icyo gihe nari nateguye show. Yego, nayiteguriye ahantu numva afite abafana, kandi ahantu muri karitsiye yo mu rugo kavukire. Iyo show ikintu cyambabaje yakubise yuzuye byanyabyo. Yego, ariko icyambabaje naririmbye indirimbo imwe yitwa Bugwate, birangira amasaha adufashe. Habanza abantu bakubura stage, abandi bantu wenda baba bari munsi y'umuntu wateguye stage. Njyaho nyuma nk'umusitari uyoboye aho hantu, birangira bamagaritse ndangije indirimbo imwe, baravuga muzimye amasaha yakuze. Nicyo kintu cyambabaje. ako kantu urumva ko ni akantu kakubabaje mu buzima bwawe? Yego, nubwo kakubabaje ariko nticyagushimishije. Ni ikintu cyaba cyaragushimishije mu muziki wawe? Ikintu cyashimishije, icyo gihe nari i Karongi. Buriya i Karongi nagira ubuzima bwatari. Yego, ikintu cyashimishije, twateguye abari bazanye Tasiye Titus uririmba gospel. yego, bazana Mr Kagame. yego, ba mastage intara y'Iburengerazuba yose abari ngewe ba stage. yego, iyo stage yari stage yakubise stade yuzuye. abazi ikibuga cya Mbonwe i Karongi barabizi, cyari cyuzuye. turaririmba, abantu barasara ku buryo kinavuze ngo iyi stage ni iy'amateka. yego. Mu bigaragara urumva ko hari byiza wagiye ubona, hari n'ibibi wagiye ubona. Ese Nixon, ni iki gituma indirimbo zawe utakunda kuzijyana ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo? Habura iki? Ikintu kibura ndakeka si ubushobozi cyane, ahubwo ikintu kibura hari ukuntu utegura ibintu ukavuga nzayijyana kuri iyi radiyo, nzayijyana kuri iyi, ariko wajyana y'indirimbo kuri radiyo runaka, yego, ukumva nyine indirimbo yawe ntibayihaye agaciro, kandi wumva wowe wayihaga agaciro, wayihaye agaciro, n'indirimbo yawe igomba kugira icyo ihindura. Yego, ukumva kuba indirimbo yawe atari ya Bruce Melody, atari ya King James, atari ya Bulldog, bakumva nyine iyo si indirimbo tu.
ntibanayumve. hari akantu mumaze iminsi numva urumva muri wowe wumva yuko mwe mushinja yuko abahanzi bari imbere yanyu cyangwa bakuru banyu aribo bahabwa agaciro cyane, ariko hari ikiganiro numvise mu minsi yashize Fireman nawe arimo avuga uburyo muri arena usanga batumira abahanzi b'abanyamahanga bakaza kwirirwa aribo bahikaraga kurenza ba bahanzi b'abanyarwanda, bigatuma aribwo yatanze urugero avuga ngo ushobora kubona nk'umuntu uri mu bategura stage yo muri arena ugasanga uwo muntu niba azi yuko umukopine we cyangwa se inshuti ye runaka cyane bahuza ikunda umuhanzi wenda ikunda Diamond, icyo gihe akaba aravuze ati dukunda Diamond, ugasanga batanze amafaranga menshi yo kujya guhamagara Diamond uri hanze, kandi mu by'ukuri bashobora kuzana umuhanzi w'umunyarwanda nabo bari hasi b'abandaground bagahita baboneraho. Ugasanga rero hari ibintu mwese usanga uko mubashinja bo hejuru nabo niko bahindukira bagashinja abandi ngo yego. Urumva rero ikibazo bose bavuga ko ikibazo kiba mu mitegurire yari amasho, nawe ni kubyumva. Njyewe ikintu numva cyo buriya show yabereye mu gihugu indani, kuzana uwo munyamahanga uri internationali ni byiza, ariko bagaha cyane umwanya abanyagihugu bakabaha agaciro, bakavuga niba twateguye Diamond ngo aze mu Rwanda, kuko bari abahanzi rega banishyuza amafaranga menshi, niba bateguye Diamond ngo aze mu Rwanda, kadutegure na runaka, dutegure Fireman, dutegure iki, yego, kugira ngo umuziki wo mu Rwanda abantu bawiyumvemo ube strong. Ubu ngubu dufite abahanzi baririmba indirimbo z'ubutumwa zahindura sosiyete nyarwanda, zikagira icyo zifasha abantu, ariko ntabwo abantu bazaha agaciro. For example, ngiye naririmbye amashuka, hari abavuga ngo amashuka ngo ni amaridongo, yabaye amaridongo, yabaye iki, ariko ntabwo bicara ngo bayisesengure bavuga ngo indirimbo amashuka ishatse kuvuga iki. Iyo ndirimbo ahanini yari ishatse kuvuga iki? Indirimbo amashuka nanditse icyo yari ishatse kuvuga, hari ukuntu ukundana n'umukobwa akaguca inyuma, hari ukuntu ukundana uba ufite umuryango runaka, ari umugore n'umugabo, ugasanga umugore aca inyuma umugabo we, umugabo nawe aca inyuma umugore we. Njye nashatse guhindura iyo mvugo, shaka guhindura uko kutumvikana, uko gucana inyuma, shyira mu nganzo yanjye, nandika indirimbo bita amashuka. Mu by'ukuri iri mu ndirimbo zawe nanjye nkunda. Yes, si wowe gusa n'abandi barayikunda, ariko iriya ni true story umuntu yagakwiye kumva agatekereza, yamara kuyitekereza akayanariza, yaba hari ukuntu agenda aca ku ruhande, wenda aca ku ruhande umuntu bakundana, umuntu wamwizeye akagaruka. Tugiye gusoza, ariko noneho wabanza ugatanga platform zawe kugira ngo abafana bawe bakubonereho baze banareba ikiganiro cyane kuri Innovation Smart TV, noneho tugasoza ikiganiro. Platform yanjye hari kuri YouTube channel Nixon Official, Instagram Nixon, Facebook Nixon, Twitter Nixon. Aho hantu hose babasha kumbona, bakabona ibikorwa byanjye, bakabona buri kimwe. Gusa tukiri aho, ndashimira metre w'abahanzi twasanze hano, twakoreye ikiganiro. Twagikoreye kwa Ndimbati, aradufashije twakira neza. Ndimbati yatwakiye neza, namushimira. Ndakeka umuntu wese uri hano, Ndimbati buriya ndamukunda, kandi nahoze nifuza kuzahura nawe, nahoze nifuza kuzamusuhuza, byabaye urasanga na metre, nahasanze metere w'abahanzi, metere w'abantu bose, metere icyiza kinshimishije kuruta n'ibindi byose, yanyemereye kunkorera indirimbo kwa Element. Yamuhamagaye twicaranye, aramubwira ni Element,
icyo nguhamagariye ndashaka ngo nzaguhuze n'umuhanzi witwa Nixon umukorere indirimbo. Iyo ndirimbo uzamukorera izaba indirimbo y'amateka. Yego. Ya nicyo ngicyo nashimira na Ndimbati waduhaye umwanya iwe ahakorera iwe akaduha ubwisanzure tugakora ibintu nk'ibi byo guteza industry nyarwanda imbere. Urumva ko wanagabanye mani cheers banzo nkwema akantu sha witayemo akantu. Yes. Kuri Innovation Smart TV watubonye terero. Innovation Smart TV nayibonye neza gusa imbaraga, umurava, urukundo nicyo kintu kizatuma mutera imbere, tukazajya tuza duhura no kuri televiziyo nyarwanda cyangwa kuri televiziyo ya Smart TV yarabaye international. Byabaye byiza ko ngiye twahuriye n'ubundi twari dutuwe tuziranye. Boss wamubonye ute? Boss ni umuntu uha agaciro ibintu, aha agaciro ibyo akora, kandi ni umuntu mwiza ugira urukundo, usabana, namushimira akomerezaho, kandi ntacyo twabura dufite boss wa Smart TV Innovation. Yes, uvuga ngo Innovation Smart TV. Innovation Smart TV number 1, number 1. Murakoze cyane. Ariko hari akantu nibagiwe igihe nakapero duhaye wigeze kukaduha gatoya bwa mbere dukubitiraho kapera nka tubiri kuri za ndirimbo wavuze. Hari iriya afata ku mavuta kuraburijeho amashuka nayo waduhayeho dukubita kandi kakapera twumva. Baby wanjye nanjye nduwawe sinabasha kubaho nagufite, umutima wanjye wawufashe bugwate, nanjye uwawe baby nawufashe bugwate, ni wowe wowe gusa. Yes, dukubite ku mashuka. Uwo nakunze yabaye amashuka, uri wese arashaka kumwisasira, ingaruka z'icyaha zizamutera icyasha nadahinduka, zizamutera icyasha cy'ubuziraherezo. Yes, duhe akandi kamwe. Ni rwa rukundo ntabwo ari uburanga, ni rwa rukundo oya si amafaranga, ni rwa rukundo yo ntabwo ari imodoka ngendamo. Kuba iruhande rwawe baby ntako bisa, ariko kuba kure yawe nukubishyanga kimbagira uzusanga owe utagira ukusa. Yes, Nixon ndashaka kukubaza ese wabarigeze uririmba muri korali? Ko inshuro nyinshi usanga abahanzi benshi bavuga ko mbere yuko baririmba baba barabanje guca mu makorali, wowe niko byagenze? Jewe naririmbye muri korali igihe gitoya niga muri Eterina. Yes. Okay, turasoje rero ongera usubiremo ya magambo uvuga ngo Innovation Smart TV. Innovation Smart TV ni televiziyo y'icyerekezo, televiziyo y'udushya y'umucyo, kandi buri wese yagakwiye gukurikirana kugira ngo yumve ibiganiro bigezweho, kandi bakore subscribe, bakore subscribe, bakore like na comment. Yes, urakoze cyane. Thanks a lot.